Hirya no hino mu mujyi wa Kigali abaturage baracicikana bahaha ibyo bakenera mu kwizihiza Noheli. Byiganjemo ibiribwa birimo inyama zifashishwa na benshi mu bihe nk'ibi mu mafunguro, umuceri, ibirayi, ibitoki n'ibindi bibiherekeza. Urugero nk'inkoko zabuze nimba zaguzwe ku bwinshi ntago mbizi, inkoko zazamutse zagwaga 3 zabaye 5 kilo, n'inyama zazamutse abantu bari kuzigwa ni benshi, numva ari mpamvu natanga. Mu minsi yashize ibyo kurya byari byoroshye kubibona cyane nk'inyanya, ariko ubu ngubu urabona nk'iyi baseri muri 15 kandi mu minsi yari iri hasi ya 5 8 gutyo. Niba ari iminsi mikuru ntawamenya. Kuri bamwe mu bacuruzi ngo amafaranga arimo kwinjira, ndetse hamwe na hamwe ibicuruzwa nk'inyama birabonwa n'uwatanze komande kare. Muri kwezi kwa 12 hagibayeho kuzamuka kw'ibiciro by'inyama, cyane cyane ko twigeze kugira ikibazo cyo kubura ibyo kurya byazo bikazamuka igiciro, byatumye rero n'igiciro cy'inyama kizamuka. Ariko ntekereza ko ari byiza ku mworozi no ku mukonsumateri, nabwo ntabwo ari bibi cyane, kuko ubu ngubu urebye igiciro cy'inyama n'igiciro cy'inkoko birasa nkaho birimo kwegerana. Inyama zirahenze ariko iminsi mikuru tugomba kuzirya nyine mu rwego rwo kwishimana n'umuryango ndetse n'abandi bose. Urumva rero barabyihanganira none kugira ngo iminsi mikuru icemo neza, bishime, bitegura undi mwaka mushyashya, bishimira ibyo bagezeho, bagomba kwicara bagasangira. Gusa ku bacuruza imboga n'imbuto ngo abaguzi ntibaraba benshi, nubwo bafite icyizere ko baza gukomeza kwiyongera kuko amasaha asatira umunsi mukuru wa Noheli. Nk'amatunda ikiro twagitangiraga nko 7, 3, 2 se, ariko yazamutse turi kuyatangira 3. Nagaruko twari dusanzwe turangura, ariko twaranguriye n'iminsi mikuru kugira ngo abakiriya nyine bagenda biyongera kubera na Noheli nyine. Abakiriya harimo bake twababuze kubera ko ibintu byareze hano, iby'imboga ni make, turagurisha make, ariko abakiriya nta mafaranga hari, ni bakeya, nta bari kuza. Aho abantu bakunze gusohokera nko mu tubari, naho ngo imyiteguro irarimbanije, aho bizeye ko bazabona ababagana benshi. Mu rwego rwo gufata neza abakiriya muri no minsi mikuru, dufite gahunda ya discount ku bijyanye n'ibyo kunywa ku biciro twari dufite, mu rwego rwo kugira ngo dufatanye namwe kwizihiza iminsi mikuru y'aba Noheli cyangwa se bonane. Ni ibihe bisaba guhaha cyane kuko abaturage benshi biganjemo abemera ivuka ry'umukiza wabo Yezu Kristo bishimana n'imiryango yabo, basangira bakanishimana mu buryo butandukanye. Cyakora izamuka ry'ibiciro ku isoko ngo n'imbogamizi kuri benshi kuko bisaba amafaranga menshi, ndetse bamwe bakaba batabasha kwizihiza iminsi mikuru uko babyifuza. Nyamara buri wese uko byagenda kose agomba kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli bijyanye n'amikoro ye, banitegura gusoza neza umwaka ku bunani. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.